ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. amahoro y'Imana nabane namwe mwese, kandi amahoro y'Imana akomeza abazeho mwese mukurikira ubumwe bw'abera ministries. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, ndetse namwe mugahindura ubw'abandi. Mwe mwese mwafashe icyemezo cyo kumva ubumwe bw'abera ministries, haba gutega amatwi no kureba no kumva. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwamaze kumva rero inzozi zitandukanye, aho nabwiraga ngo inzozi zikuburira kandi uko warazumvise Imana iguha umugisha. Nagira nkubwire ngo koko warazumvise kandi Imana iguha umugisha mu buryo budasanzwe, kandi Imana iguhembure mu nzira zose, kandi umwuka w'Imana akomeze akube hafi. Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro kandi Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, Mana igibana natwe, Mana igikora ibikomeye birenze umuntu atekereza, Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana y'umugisha, Mana y'umukiza, kandi murengeze ubugingo bwacu. Imana ihora ikora bidasanzwe, hadasanzwe muri budasanzwe. Ndagushimiye kuri Imana nyamana, kandi ndagushimiye kuri Imana igikora ibitangaza. Komeza Mwami Imana, urinde ubwoko bwawe kandi ubutabare, ubushyigikire muri byose, kandi Kristo ukomeze ukore igikwiye kugira ngo abantu bakomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha mwese rero mukomeje gukurikira ubumwe bw'abera ministries. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nongere mbisubiremo, amavuta tuvugana y'umwuka wera, ibyo tuvugana ibitangaza by'Imana, Imana igikora, ibyo tuvugana imirimo y'Imana, kandi ni imirimo ikora ibidasanzwe, ahadasanzwe mu buryo budasanzwe, kandi umwuka w'Imana akaba muri wowe igihe cyose. Tubabwira ngo twe nta bintu byose tunda kuvuga, ntituvuga idini, ntituvuga politike, ntituvuga abantu, oya, tuvuga Imana ishobora byose, imbaraga zikurwanya, kwe kuzirwanya, kwe kunesha no gutsinda, ndetse no kubasha kugera kure hashoboka kuko gusenga. Kuko burya muri iyi si turwana n'imyuka mibi y'ahantu hateye ubwoba. Tubwira ibimenyetso runaka bikwereka ukuntu ukwiye kubaho, cyane ku bumwe bw'abera, naho umuntu aruhukira, kumva aguwe neza, kumva aranezerewe, kandi Imana ikabana nawe muri byose. Hanyuma rero Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwe muherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'ingerazuba bw'isi, niko mvuze ubwo ngubwo. Abumva ikinyarwanda, abavukanye b'abarundi bumva ikirundi, ndetse n'abantu batuye hirya no hino ubasha gusobanukirwa ko twibwira ko mu minsi iri imbere n'abumva izindi ndimi bazajya babyumva. Abumva izindi ndimi mu minsi mike bazajya babyumva, ndabizi hari uko bizamera, kandi ndimo ndategura. Ibintu byose ni ugutegura, ibintu byose ni uburyo, ibintu byose ni icyerekezo, ibintu byose ni ubushobozi. Iyi Imana iguhaye gushobora ikintu uragikora kandi ukagubwa neza. Rero Imana ibaha umugisha mwe mwese. Ushobora kuba uyu munsi utameze neza, utaguwe neza, umerewe nabi, umwanzi yaguteye, yaguhagurukiye. Ushobora kuba ubuzima bwawe butaryoshye nk'uko ubishaka, ariko ntibigukura umutima. Imana ni yawe, kandi Imana irabizi. Humura, biraza kugenda neza, ntucogore, ntucike intege. Igice cya 12 cy'itangiriro kivuga ku nkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Cyo gisanga ngo ni Aburahamu, murabizi byose, ngo uva mu gihugu cya Sononye kugende mu gihugu nzakwereka. Uraza gusaba ko ngo nzakugira umugisha, nawe uzaba umugisha. Aho uzajya hazagira umugisha. Nzaha umugisha bazagusabira umugisha, nzaha umugisha bazagusabira, nzavuma bazakuvuma, nzarwanya bazakurwanya, nzakunda bazagukunda. Byumvikane ko harimo imbaraga zerekana uburyo, ariko ari muri kondisiyo vasi gagenda nza. Ibintu tugomba kumenya mu buzima bwacu, yuko iyo usize ukareka, hari ibyo ugeraho, hari umugisha ubona, hari urwego winjiramo, hari ibirere winjiramo, hari amasezerano wakira, hari imbaraga zidasanzwe ubona ku buzima bwawe, habaho n'icyerekezo kizimuna ko Imana igenda gukorera ibitangaza mu buryo bukomeye. Rero ni byiza ko umenya gusiga ibyaha, gusiga ibintu bitari byo, guhaguruka rwana urugamba, ndetse no kumva neza ko ari inshingano zo kugira ngo rwose inzi neza ko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi irimo ikora ibitangaza, kandi Imana itazakureka. Rero ni byiza ko iyo uhagurutse ugasiga ukagenda, hari icyo ugera. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu birenga umubare runaka ushobora kwibonaho
kwiyumvaho ukamenya ko uri mu bihe byiza byo kwegera Imana ukumva uguwe neza. Kandi ndakubwira mu bintu bikomeye ngo ni ibintu birenga, ushobora kurenga 10, 20, 30, ibintu ushobora kwiyumvamo kimwe muri byo ukavuga ngo wow, ndi mu bihe byiza byanjye, ukavuga uti wow, ndi muri gahunda zanjye, uti wow, ndimo ndajya kure kandi ndimo ndabona ko Imana inyumva. Mu gihe usohotse mu gahinda ushobora kubona bino bintu, ushobora kubyibonaho nta n'amafaranga ufite, ushobora no kubyibonaho rimwe na rimwe unari mu bibazo, ariko uramutse wiyumviseho kino kintu mu mutima wawe k'ubuzima bwawe ukakiyumvamo, menya ngo ikirere cyafashwe, Imana yakwinjije mu mugambi udasanzwe. Ni ibintu birenga 20 cyangwa se 30, biraterwa n'umwanya afite ngiye kukubwiraho. Umunsi wabyiyumvise mu mutima wawe cyangwa ukabyibonaho, menya ngo umwuka w'Imana, menya ngo uri mu bihe byiza, menya ngo uri mu ntsinzi ikomeye, menya ngo urimo uratabarwa. Kabone n'ubwo situation urimo ubwayo ubona ibyo urimo utabibona, ariko byibura kuba wabyibonaho, haba mu nzozi se ku mubiri. Aha ngaha ntabwo ari inzozi, aha ni ukwiyumva iki kirumva kikuriho, abandi barakikubonaho. Menya ngo deja urimo urinjira mu ntsinzi, ugiye kuba umunyamugisha, ugiye gutabarwa, ugiye kurengerwa. Ibi ni ukubyumva muri wowe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya gikomeye kandi kuri byose, ikintu bita kugira umutuzo n'amahoro yuzuye kandi yo mu mutima. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko Imana muri kumwe. Kumva ufite amahoro yo mu mutima, kumva utuje, kumva muri wowe n'ibyo abandi bakubona utabibona, abakubwira ko ufite ibyago ukumva n'ibisanzwe. Byonyine kuba ufite icyo twita umutuzo, uba ugiye kwitwa umunyamugisha. Nakubwiye ngo ni ibintu birenga 10 cyangwa 20, 30, 40, bitewe n'uko twakoze ubushakashatsi. Ibimenyetso byerekana neza kuri mu cyerekezo cy'umugisha kandi ko Imana iri kumwe nawe, kabone n'ubwo situation urimo yo itaragaragaza neza ibyawe uko bimeze. Icya mbere kizabikubwira ni umutuzo n'amahoro yuzuye kandi menshi pe, ukumva uratuje nubwo hari amadeni, hari urusaku, hari uburwayi, ukumva ufite amahoro adasanzwe, ukumva ufite umutekano, ukumva uranyuzwe, mbega ukumva uri mu rwego utigeze wibonamo. Kabone n'ubwo ibyo usengera utarabona, ukumva ufite umutuzo, kugira umutuzo muri wowe n'amahoro yuzuye kandi menshi, adashingiye ku cyo wakiriye, adashingiye ku cyo wabonye, ahubwo ukumva muri wowe uruzuye mu rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu ibibazo aho ukura amahoro ntayabone. Batari ko se kana ko tuzi kumeza uku amahoro yavana aya mahoro yakura he? Ibyo ukumva nawe ntabwo ufite gusobanura source y'amahoro yawe, ntufite gusobanura aho amahoro yavuye, nta jambo ufite, ntuzi uko wabwira umuntu wakuye amahoro, ariko ukimva nk'amahoro adasanzwe, kumva umutima udasanzwe, kwimva nk'ibintu biremereye, kumva uraryohewe muri wowe. Icyo kimenyetso cyerekana neza ko kugira umutuzo. Urabyumva icyo twita umutuzo? Ukumva uratuje muri wowe, ukumva ufite umunezero kandi ukumva uratuje mu rwego rwo hejuru. Ufite urarwaye ntubyumve, ibyago byaje, mbega ukumva uri mu rwego utigeze wiyumvamo, kabone n'ubwo ikibazo kikirimo. Aho menya ko Imana iri kumwe nawe, aho uraza kuhitondera, aho ugomba kuyibona. Ikindi, kwiyumvamo ibyishimo. Hari icyo twita umutuzo n'amahoro yuzuye. Kabiri ni ukwiyumvamo ibyishimo cyangwa se kuryoherwa mu Kirundi, no kunezerwa muri wowe, ukiyumvamo umunezero. Akambere kwari kumvamo w'amahoro n'umutuzo muri wowe, ariko aha ni ukwiyumvamo kuryoherwa, ibyishimo, umunezero, ukumva uri mu rwego runaka, ukibagirwa ikigeragezo, ukibagirwa ikibazo, ukibagirwa amagambo bakuvuga, ukumva ntugeze unanabyumva, wanabyumva ntacyo bivuze, ukumva muri wowe ufite kuryoherwa, uranezerewe, ufite
ibyishimo byo hejuru, ukumva imbaraga z'Imana ziragusuye, ukumva umwuka wera w'Imana ari muri wowe, ukumva ufite ibyishimo no kunezerwa, ukumva urenze intambara, ukumva urenze ibiriko birivuga ngo ndavuze ngo mwishime kandi mwongere mwishime, ineza yanyu mwe na bose, ukumva urenze urwego rw'ikibazo, urenze urwego rw'intambara, ukumva uraryohewe muri wowe, ukumva urishimye, ukumva ufite kunezerwa kuri hejuru, ukumva waririmba, wabyina, washima. Ariko kandi situwasiyo urimo uyirebye akumva waragowe, kandi koko nawe uba ufite ikibazo, ariko atmosfere uburyo urimo uzamuka ni urwego rwerekana ko uri umunyamugisha ugiye kwakira iby'Imana yakubwiye. Nuva ugasanga umuntu we wamureba mu buzima bwe ukabona nta n'impamvu yo kunezerwa avuga, yaravuga ngo arashima n'Imana ukumva ntubyumva. Arashima Imana yarashubijwe, arashima Imana afite akazi, arashima Imana afite ibiryo, arashima Imana yarabyaye, aranezerewe se afite ijambo, ariko ukabona muri we afite ibyishimo biri hejuru. Rero nuramuka wiyumvisemo ibyishimo, kuryoherwa no kunezerwa muri ukumva waririmba indirimbo zishimwe, ukumva wajya abantu baramya, ukumva ukeneye kumva indirimbo ziramya Imana, ukumva umunezero utigeze ubona, ukishima mu mwuka, ukumva uranezerewe, menya ko uri mutera ikirenge mu kwakira intsinzi mu buzima bwawe. Ni ibimenyetso simusiga byerekana ko umwuka w'Imana muri kumwe kandi ugiye gusohoka mu kibazo. Iyo ni ikindi cya kabiri, kwiyumvamo ibyishimo, buryohe, umunezero no kunezerwa mu rwego utabasha gusobanurira umuntu. Rimwe na rimwe bakubona nkaho usa nk'umudatekereza neza, ariko urihangana. Ikindi ni ukwiyumvamo ubumuntu no kwihangana, kwiyumvamo ikintu cya humanity, kumva uri umuntu, kindness, kumva uri umuntu, ukiyumvamo ubumuntu, ukiyumvamo ubugwaneza, ukiyumvamo, ukumva muri wowe harimo ubumuntu, kandi muri wowe harimo no kwihangana. Ukumva baguhemukiye nta gihe ubahaye, abakuvuga nta gihe ubahaye, abakurwanya nta gihe ubahaye, ukiyumvamo ubumuntu, ukiyumvamo umutekano, ukiyumvamo amahoro, ukumva urabakunze nawe baguhemukira, uguhemukira uramuzi, ibyo akora urabizi, uko agambara, ukumva muri wowe ufite ikintu cy'ubumuntu, kindness, kumva uri muri kind, vraiment ukumva ukiyumvamo, sinzi uko nabona nkubwira, ukumva muri wowe ushingiye ku byo bagukorera, ushingiye ku bugome bagukorera, ushingiye mu rwego uko bakurwanya, ariko ukumva warabisize, uriyumvamo impuhwe, uriyumvamo imbabazi, ufite kwihangana, nta rusaku ufite, nta gusakuza ufite, ukumva mu mutima wawe harimo imbabazi, harimo ubumuntu, harimo urukundo, harimo kwihangana, ukumva uri ku rwego ruri hejuru cyane. Yaravuze ngo ndavuze ngo mwishime kandi neza yanyu imenywe n'abantu bose, kuko nta kigeragezo ngo kirenze kwihangana, kandi nk'Imana ntiyaduha ikigeragezo kirenze uko dushoboye. Ukiyumvamo umunezero muri wowe, ukumva umuntu bukurimo, ukumva uri umuntu, ukumva ubumuntu. Umuntu ntiyahemuka, umuntu ntiyica, ntiyahemukira mugenzi we. Ufite ubumuntu ntiyahemukira mugenzi we, ntiyagambanira mugenzi we. Ufite umuntu ntiyakwica umuntu, ntiyamukorera amakosa. Ukumva nubwo bagukorera ikibi ukibona, nubwo bagushakira amashyano ubibona, nubwo baguhiga ngo bakurandure ubibone, ariko ukumva mu mutima iyo nabi yabo ntabwo uyifite. Si ukwiyebe, uranayizi, uzi n'ababikora, uzi n'uburyo babikoramo, ariko ukumva wifitemo ubuntu budasanzwe, ukumva wifitemo imbabazi nyinshi no kwihangana, kandi ukumva kwihangana kwawe ntabwo ari ibintu biri mekanike, si ibyo wihingamo, si ibyo uririmba, si ibyo ushakisha, ahubwo ukumva muri harimo ijambo kwihangana n'ubumuntu burenze urwego. Icyo kintu cyiyumvise mu mutima, menya ngo ugiye gusohoka mu kibazo. Ukiyumvise mu mutima, menya ngo ugiye gusohoka mu ntambara urimo. Kimwe muri ibyo bitatu mvuze, ntiyakenewe byose, ariko kimwe ukiyumviseho, atari undi ukikubwiye ukakiyumvamo, uko
ukumva ubuhemu bakugirira ntubwambuye agaciro urabuzi ariko nta gihe ubifitiye kandi ukumva ntekereza kubwira abanyanganje ijambo ryawe munsi ndababwira ngo katari umuntu ntakiri kimbuza kwihangana niki mufite kwihangana muri wowe bintu kabirenza amaso wabibonye batari kubanza uri ikijuju ntusenga ntugira ubwenge abandi bagufata ariko ukumva muri wowe ufite ubumuntu buri hejuru cyane kumva ubabarira umuntu kumva ntacyo bigutwaye icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko nawe ugiye kwinjira muri gakondo ugiye kwinjira mu masezerano kandi Imana iri hafi yawe. Icyakane ni ukumva Imana muri kumwe cyane, Imana ikwegereye. Waba gutse pasiteri Imana yegera mu gute ikintu kikwereka kumva muri wowe ijambo ryose ari Imana. Hari igihe umuntu abaho akumva goswe n'abantu akumva goswe n'ibintu ariko kumva Imana iri poshe iri muri wowe imbere Imana uyituyemo ukumva uranyuzwe ukumva uraruhutse kuko ubundi ahantu Imana iri nta ntambara zihaba. Kumva Imana ikwegereye kuruta igihe kera yakwegeraga ukumva iri hafi yawe ukumva ukumbuye gusenga ukumva akantu kose wasenga ukumva uraririmba ukumva ntiwibutse ibintu bikuriho ukibagirwa ibyaguhagurukiye ukumva ibintu ntacyo kigutwaye ukumva uranezerewe mu rwego ruri hejuru mu rwego rw'imbaraga mu rwego rukomeye ukumva Imana muri kumwe umwuka wera ukumva nta kindi watekereza rimwe na rimwe no kurya urabyibagiwe kandi nunashonje ukumva inzara si ikibazo mbega ukumva ufite amahoro y'uko Imana wumva iri hafi yawe kuruta uko wari wabanaga nayo. Icyo ni ikintu ukiyumvamo ukumva mbere yo kumva amajwi y'abantu uri kumva Imana. Umuntu yakubwira ukumva uriyumvira Imana, bakubwira ibikomeye ukavuga uti yego ndabizi biri ariko ntacyo bintwaye. Ayo ni amasezerano y'imbaraga agenda akwegereza. Wibonyeho icyo kintu s'ilivupure menya ngo urugamba rwawe rwarangiye urusohotsemo ku mugaragaro. Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhe imbaraga zikomeye cyane. Ikindi ni ukumva umwuka w'Imana kuganiriza, Roho Mutagatifu y'Imana ikuganiriza, Mwuka Mweranda, Mwuka Wera. Aha uhitondere kuhumva. Ushobora kumva ijwi mu matwi yawe, ushobora kumva abashumba bakwigisha, yanaguhagurukiriza abahanuzi, ariko rimwe na rimwe umwuka w'Imana mu matwi yawe. Ikibazo wakireba n'undi yakikubwira kandi wakibona aho kugira ngo ubone uburemere bwabyo. Ukumva kiri toto, ukumva kiri very simple, ukumva umwuka w'Imana uvuga ngo humura mwana wanjye, humura ndi kumwe nawe, humura nzagendana nawe, humura urabisimbuka, humura uraharengana, humura ndakukunda. Ukumva umwuka wera arakubwira totally different, ibitandukanye n'iby'isirimi kubwira n'iby'abantu bakubwira. Rimwe na rimwe banabona ko ushobora kuba utuzuye mu mutwe ati umuntu ameze gute, ariko kumva hari amajwi y'umwuka wera meza agukangurira gusenga, kwiriza, akakuganiriza akoresheje ibintu, akoresheje abantu, mbega ku buryo ushobora no kwicara nko muri wicaye ku muryango hakagira akantu kuza imbere ukaganiriza tubona ubwiza bwako, kumva muri wowe turi wenyine, nta majwi aguca intege ufite. Reka mvuge muri iri jambo, nta majwi aguca intege ufite. Bizarangira ryari? Dore igihe wasengeye uri kanaka, ibyo ni ibiki, ibyo bivana ayo majwi ukumva kuvuye mu matwi. Hari ijambo ngo nzabikora, nzakugirira neza, nzakugenderera, humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, ndagukunda, ndakunezererwa, ntacyo uzaba, nzakurengera. Ukumva ayo majwi meza y'umwuka wera ari ku buzima bwawe, icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko urimo usohoka mu kigeragezo, urimo winjira aheza hawe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imibereho. Ni ukuvuga ngo ubugingo buzima, umubiri muzima n'akazi kazima byose biri kugenda neza. Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhembure. Mwe muri ibyo bintu mvuze kimwe kikuriho, menya ngo ndi kugenda asohoka mu kibazo cyarimo
aha ya ikindi kiri buze gukurikira ni ukubaho wumva nta bwoba wiyumvamo muri wowe. Ibiteye ubwoba bihari binakanuye, amajwi yazi, ibibazo bizi, ibintu bizi, ariko ukumva muri we nta bwoba bukurimo, ukumva ntabwo pe. Abandi bati birakomeye, ariko ukumva nta bwoba. Wajya no gusenga ugasenga nk'unyurwa, kuba wumva ko nta bwoba wiyumvamo, ahubwo wiyumvamo ibyiringiro, ukumva nta Yakuweho ko biteye ubwoba, ariko ugasenga batari ko biteye bati nawe ukabibona ugasanga biteye ubwoba, ariko wajya kwishakamo ubwoba muri wowe ugasanga nta burimo. Ukishakamo ubwoba ntububone, ukishakamo ibibazo ntubibone, ati ndi muzima, ndarwaye, nkora neza, ntekereza neza. Wowe wakwishakamo impamvu zo kugira ubwoba ukazibura, ukazishakamo ukazibura pe. Ariko koko biteye ubwoba binakabije, n'undi abireba yagukura umutima, ariko wowe mu by'ukuri ukiyumvamo ko nta bwoba ufite, nta n'agahinda ufite, aho ukumva ufitemo ibyiringiro biremereye. Menya ngo nawe ni ikimenyetso simusiga, ni ikimenyetso gikomeye kikubwira ko ugiye gusohoka mu rugamba warwanaga narwo, kandi ku bwiza bw'Imana buri kumwe nawe, kuba utagira ubwoba. Ntugire ubwoba bwa minerivare, ntugire ubwoba bw'iki. Umuntu yabwira ukumva ni bisanzwe, wajya no kwishakamo ngo wikabaka bumve ko wajya, ugasanga ntako bakakurimo, kuko ufite ibyiringiro kuko Umwami Imana azantabara, cyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hagakomera, ntunyishime hejuru wa mwanzi wanjye we, ningwa nzabyuka, ninicara mu ijuru Uwiteka azamurikira. Uramugira uti sinzakorwa n'isoni, cyekaba amasezerano nta mpamvu, ntari umukiranutsi n'umwana w'umukiranutsi asabiriza cyangwa akene. Amagambo y'ubwenge ukumva kurimo, ukishakashaka ngo wumve ko wakangwa n'inzandiko bakwandikiye, wumve ko wakangwa n'amagambo bavuze, wumve ko wakangwa n'ibyo bagambiriye, wumve ko wakangwa n'ibindi abantu bavuze, ariko ukumva muri wowe rwose wapi, ahubwo ufite ibyiringiro, ukarimo ngo uhave wabwo wawe nimunyihorere namaramaje, ukumva wakomeza abandi, ukumva washyigikira abandi bati ariko n'umuntu ukakomeye kandi yapfushije. Muri make ukumva umutima wawe nta bwoba namba burimo, ahubwo ufite ibyiringiro. Menya ngo uri mu bihe byiza byo kubana n'Imana no gusohoka mu bigeragezo. Ikindi ukwiye kumenya kandi ukacyakira vuba cyane kandi kikakuzaho, cyerekana kuri mu nzira nziza, kwiyumvamo kwizera birenze, ukavuga uti oya. Kandi koko abandi banabireba ukabona ibintu ntibibaho rwose, bireke wa mudamu we, reka wa mugabo we, ibintu bizashoboka. Ukumva mu mutima wawe harimo ijambo ryitwa ngo birashoboka. Ukumva ufite kwizera, ukumva ufite kwizera kuri hejuru cyane, kugasumba ibibazo n'ibikurwanya, kugasumba intambara. Ukumva ufite kwizera umuntu atabasha gukabakaba ngo akoreho, ufite kwizera kuri hejuru cyane, kandi ufite kwizera kukwinjiza mu masezerano, ufite kwizera kw'imbaraga, ufite kwizera kudasanzwe. Ukumva uri kure cyane yo gusiga bene uwo muntu, nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko uri mu nzira nziza kandi Imana irimo igendana nawe. Ni ukuvuga ngo kuba wiyumvamo kwizera pe muri wowe imbere, bakubwira ngo dore ikibazo uti wapi, babwira ati ntambara ati wapi, babwira ngo ntibikunda ati wapi, wowe ufite kwizera ko n'uwapfuye yazuka, ukumva wahagarara mu nzira inyanja ukayikamya. Aho hantu nubyiyumvamo, ukubyiyumvamo, menya ngo ni ikimenyetso simusiga cyo gusohoka mu kibazo no kugera kure no kubana n'Imana. Ikindi, kubona abantu batangiye kukwiyumvamo no kukwibonamo no kukugirira icyizere no kugushinga imirimo no kumva baguha ijambo, icyo kintu ukakibonaho, ukabona abantu batangiye kugirira icyizere, ukabona batangiye kukwizereramo, ukabona baguteye bagenda bagaruka, ukabona bati kanaka ati ni runaka, ukumva barakwiyumvira, ukumva baguteye barakwegereye, ukabona bagiye kuza umwe umwe. Menya ngo
ndi mu bihe byanjye byiza, ngiye guhabwa umugisha n'abandi bawubone. Nizere kuri kuntahura. Kubona abantu batangiye kukwiyumvamo, kukugirira icyizere, kumva wabatahira amakwe, ubukwe, kumva wabagira mu manza zabo, kumva bagusura, kumva wakwigisha, kumva bakubona, udukado twa hato na hato, kwifuza kukureba, na bamwe bakundaga batagukeneye bakajya baza kuguha udukuru utifuza, ukabona abantu bakwitayeho nk'uruhinja ruvutse bari barukeneye, ukabona abantu bakwitayeho cyane nk'ibiryo umuntu ahita ashonje agiye kurya, mbega ukabona hagufitiye impuhwe ari benshi, kandi ukabona hahereye ku babisha bawe nabo utatekerezaga. Icyo ni ikimenyetso kindi rukokoma simusiga cy'imbaraga kikwereka ko Imana iri mu ruhande rwawe kandi ko ugiye gusohoka mu cyose. Ukabona bakwitayeho, ukabona baguteye barakugarukiye, amatelefone barayashatse ntawe yahaye, bahize nimero ahantu iherereye bakubaza ngo surihe mushumba cyangwa ure kanaka, ukabona abantu bagufitiye ikintu we, ukabona umutima wabo barakwishimiye, aho uciye bakishima, bareje bakishima, ukabona na babandi batagukundaga barakwegera. Menya ngo ni ikimenyetso cyerekana ko uri mu bihe byawe byiza byo kwakira umugisha, kugubwa neza no gutabarwa. Rero Imana iguha umugisha, ukabona barakwishimiye, abaguranguriraga baragarutse, abaguteye baragarutse, abaza bipfutse mu maso, abaza bafite ikimwaro, abaza bakubwira amagambo, maze kandi baza ukumva nawe ufite wa mutima utuje. Menya ngo noneho rero ngiye gukandagira mu byanjye wese nta na kimwe kibuza. Menya ngo noneho rero nibwo Herode apfuye ugiye kwakira umugisha wawe. Haleluya. Ukabona umuntu wese arifuza kuvugana nawe, yo nimero twarayibuze kandi ntabwo Yesu uzihanagura, ntabaretse. Ukabona baguteye umugongo bagenda, bagwa ibitugu bagenda, baguhindukiriye amaso baza bagusanga kandi we ntayo wasanze, wariturije. Menya ngo ni igihe cyawe cyiza, urabona umugisha itandukanye kandi cyari cyaratumye baguhunga, bagarutse n'ubundi kitaraba. Bivuze ngo intsinzi ije ku buzima bwawe. Haleluya. Reka mbisubiremo, icyatumye bagutera umugongo n'ubundi bagarutse nta cyabaye. Biravuze rero ngo kigiye kuba noneho, kuko mu birere byawe harimo umugisha. Icyatumye baguhunga, icyatumye bakuvuga, icyatumye bakwanga, n'ubundi bagarutse kitaraba. Bivuze rero ngo ukibonaho ibyo bintu, ukabona mu kazi ugiriwe icyizere, ukabona mu manama ugiriwe icyizere, ninde ujye muri misiyoni we, ninde turi butume ni kanaka, ninde ubwishe ni kanaka, ninde tuba duserukira ni kanaka, ninde wakora ni, ukabona kandi atari uko ufite, ahubwo ubwiza bw'Imana bukuriho bugatuma abantu bongera bakugarukira. Ko yaravuze ngo nzabategeka baze bikubita imbere yawe. Niko yabwiye marayika wo mu itorero rimwe rigaragara muri hano Efeso, ngo nzabategeka kuza bapfukama imbere ya bikubita imbere ko nagukunze. Urumva Bibiliya ikatubwira ngo iyo imigenzereze y'umuntu inejeje Imana, n'abari abanzi be bahinduka inshuti ze. Nuvuga ngo mbere na mbere y'imigenzereze yanjye niyawe binejeje Imana, abari abanzi bahinduka inshuti. Bivuze ngo iyo wibonyeho ko abantu batangiye kukwiyumvamo, kukwizera, tubikira aya mahera, tubikira amafaranga, ese ntabwo yakeneye, ese ufitiye gahunda, ese ko tugushaka muri resitora waje tugasohoka, akira nkwishyura agatike ugende, akira ukora iki n'iki, udukado twa hato na hato, udusiripurize utasabye, utavuganye n'umuntu, utabwiye ibibazo, utabwiye uko ugowe. Menya neza ko nshuti y'amagara, nshuti ikunda ubumwe bw'abera ministries, ukomeza ukora share and comment, like, kandi warangiza ukanakora subscribe batarayikora, cyane ko wayikoze turamushimiye, utarayikora nta rubanza tumushyizeho. Ariko byaba byiza, ntacyo bikuvuna, ntacyo binagutwara rwose, ntabwo ari ihame ko ukwiye kwihambira ku bintu bikugoye. Rero Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ukabona ibyo bintu urihe ko tukureba, sana gushyira imodoka mu esase, use ko tutaguhera ukuri, mbega ukabona bagufitiye ikintu kimwe,
menya ngo ndi mu bihe byanjye kandi Imana igiye kuntabara kandi Imana igiye kungeza kure, Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhembure rwose. Ikindi kubona ugenda uva mu bigeragezo gahoro gahoro, usohoka mu kigeragezo kimwe kikaza ukakivamo, akazi ikindi ukakivamo, akazi ikindi ukakivamo, ukabona hari ibintu bigenda bikemuka gahoro, kuko buri hari icyaruku. Burya twese tugira ubugeragezo busanzwe, ariko tugira ikigeragezo cya kindi ubwira umuntu akipfuka amatwi, ukabona usohoka mu bugeragezo buto buto buza ubuvamo ubuvamo. Menya neza ngo urimo urinjira mu ntsinzi yawe ikomeye kandi Imana irakugirira neza. Ikindi cyanyuma cyangwa se kibanziriza ibindi bisigaye ku mwanya wo naho bugarukiye, ntitwa twifuza kurenza iminota 30, noneho kuba utangiye kurota inzozi nziza. Narabibabwiye ubushize, narabibabwiye ushobora kuba ngurota inzozi, itegure ko ugiye kuba umukire, kubona imvura ikugwaho, kubona mu nzozi uri gusenga, kurota ufasha abandi bantu, kubona amafaranga ugenda uyabona mu nzozi ukayabona akayafata, kurota ugura imodoka, inzu, isambu, ubutaka, kurota uri kuroba ifi kandi ukayifata, kurota wegeranya imbuto hasi kandi zikiri nzima, ijoro rikinguye, ubona urimo ukubita abantu, unesha abarozi bakubita inkoni bigizayo, no kubona wambaye umwambaro mushyashya, no kurota wambaye inkweto nshyashya, no kurota baguhamagara mu birori, kurota uri kumwe na perezida w'igihugu cyawe cyangwa umuyobozi w'itorero wiyumvamo, kurota abantu bakuzamura kwicaza ku ntebe ihenze. Ibyo byose ukabona utangiye kubirota, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana muri kumwe, uri mugendana n'Imana, kandi koko utangiye kugubwa neza no kwinjira mu by'Imana yagiye ivugana nawe, kandi ukumva ugiye unezerewe. Aho bigaragara yuko uri mu bihe byiza by'ibisubizo no kubana n'Imana. Ibi rero babyiyumvamo, ntago ari ibyo umuntu akubonamo, ahubwo abantu bakubona bitandukanye nuko yumvamo. Bakumva warapfuye, bakugirira impuhwe, ariko ukumva nta n'impamvu yo kugirira impuhwe, nta n'impamvu y'imbabazi, nta n'ikibazo. Bivuze ngo uba uri hafi yo gusohoka mu bigeragezo, kandi umwuka w'Imana aba ari kumwe nawe. Rero shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Nakubwiye ngo ni ibintu wiyumvamo bikwereka ko uri mu ntsinzi, kandi ko Imana muri kumwe, kandi kugiye gutsinda urugamba. Ikindi kucara ukumva indirimbo z'Imana zikujeho, kumva waririmba, ukumva muri harimo indirimbo z'imihimbano, ntuzi guhimba, ntiwigeze uhimba, yewe nta n'umurongo w'indirimbo, ukumva waririmba indirimbo, wava muri uwo munezero ukayoberwa, ukumva mu kanya hajemo akandi kajwi keza k'indirimbo wakarima ukagenda ukabyibagirwa, ko si impano wenga urandika, mbega ukumva wahindutse umuhanzi ariko utajya usohora indirimbo, ukumva ibyishimo biraje, ukumva nta kintu kigukanga, ukumva byabisinywa ngo naho yabisi cyangwa ijuru cyangwa umwami Yesu ankunda. Ngibyo ibimenyetso simusiga, hasigaye ibindi ntavuze byerekana ko uri mu cyerekezo cy'amasezerano yawe, kandi yuko umugisha w'Imana uri kuri wowe. Ntabwo ngo shalom shalom, ahubwo umugisha n'Imana muhahe mu rugo byo mukora byose. Data wa twese abishimire, amen. Shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.